kwizima amashyi ndetse dushimira nkuko wabibonye nkuko wari ubinsabye reka turibuze gusaba umutahira wacu waje arongoye inka tuzi ko yazigije hafi y'urwuri rwanyu nabona ko bikwiye ari buze kuzirongoza zijye mu rwuri ariko kandi nkuko wabivuze ntabwo dushobora kubazanira amatungo afite ikibazo twahisemo yayandi meza akwiye wa mukobwa wanyu mukobwa twe tubizi neza ko ari nzamukosha yego rero wa musore yigire hino bamutahira ubwo mukanya nibiba ngombwa niba bakuzireba bari buze kutubwira uko babibonye igisubizo cy'umubyeyi kivuye mu mashyo mwaje muzanye maze bashaka injyana ibanogeye cyane mwe mutambiyo neza mu rugo rw'umubyeyi dore turataramye mwuzukuru uruzungu nyemerera nawe ubigenza utyo buryo umubyeyi yifuje aba ari itegeko kuri twebwe murakoze cyane abizi wadukamiye amatanga n'imvura ndetse ugira umuvuro tubyuka dusenga dusukiranye urugwiro sanga basore n'abasogokuru bakwangiye isange ngo bazakwanguza bakuze umusanzu n'umuganda abo bari batumye barahageze intumwa zirahageze reka tuzihereze umwanya kugira ngo batubwire uko amashyo mu gikumba bimeze murakoze cyane babyeyi beza kuko urwuri rwacu rwiyongeye izo nka sanze ari nziza zikwiye umubyeyi wabyaye umukobwa ibyo sinabikora ndi umuntu bw'imfura babivuze neza n'igihera bigwi byanjye bihoraho naje rero nsabira umusore witwa niwe mpamya Emmanuel iyo tuvuze ngo niwe mpamya turahamya umukiza niyo mpamvu tudashobora kubabesha niwe mpamya rero ni umusore uri buze kubona ko akwiriye umukobwa wawe ni umusore mwiza w'ibigango urabona ko igihe cyose n'intege zawe zaba ari nkeya ishobora kuzamutuma uri buze kubona ko afite n'igituza kigari igituza kirimo umutima uteretse urukundo kandi urukundo ruraba rukwiye umukobwa wawe nagira ngo rero nawe yaje muri iki gitaramo ndagira ngo nsabe yigire hino ariko ndasaba uyu musore waje kugira ngo adufashe muri iki gitaramo kugira ngo atebuke maze amutubwire yigire hino kugira ngo umubyeyi amuramutse umubyeyi arakoze cyane bwiru ariko iyo umubyeyi yifuje ko tuza mu gitaramo natwe ubwo buntu butugeraho niwe mpamya Emmanuel niba nyumva rero natambuke yigira imbere n'abamwumva bakaba baza aho ataramiye nibanyemerere bamumenyeshe ko umubyeyi yifuje ko atambuka akigira hino mu gitaramo niwe mpamya we undinda guhogora nyamuneka niwe mpamya tambuka nta yindi gahunda yakurikiraho niwe mpamya atabanjije kuza agatambuke babyeyi muze kumuhereza impundu abagabo bari aha bamuhereza amashyi ndetse n'abandi bivuge niwe mpamya ataza kubura muri iki gitaramo umubyeyi yabyifuje umubyeyi mwiza rero nyemerera uhino uruti maze ukomeze wisomere ku buki no ku mutobe uraza kubona ko nanjye ndibuze kubigendamo neza niwe mpamya ndibuze gutambuka yigira imbere ninza kumubona nabwo ndibuze niwe mpamya rero yatambutse yigira imbere ahangaha mumuhereza amashyi ndetse n'impundu nyinshi cyane mumuhereza amashyi ndetse n'impundu nanyemerere baze tukabagumye umukungurukuru tumisho niwe mpamya kandi Marie Louise bahoze bavuga n'imishiti wanjye bahoze bavuga ibyo gushyingira koko ari wehu reka ntangire nanjye ndimangere bati bagiye gushyingira Louise none bagiye kumushyingira koperative y'abantu mpamya Emmanuel nanjye bagatanga amashyi n'impundu njye ntabwo nishimye ariko mubyeyi muze kugira impungenge warabyaye ati mwana wanjye ngende cyareba rero babyeyi beza mu bakomere mu mashyi
Emmanuel uraho neza ariko rero namahoro se nukuri rero nababonye mbona atari ubwa mbere mbabonye mwese mubanze munyemerere tugane mu byano n'impamya uraho neza n'impamya Emmanuel uraho neza wamfura n'impamya Emmanuel uraho neza nukuri mwese mukwiye kugenera abasore beza ariko umubyeyi yifuje ko n'impamya Emmanuel atambuka akigera kuri imbuga itarindimura amabuye umubyeyi yari yabyifuje kuri uyu munsi ariko mwese ndabareta tanga mu rungano rwanjye ntabwo ari ubwa mbere tutaramanye nukuri ntabwo nabakamira mu kitoza nukuri kw'Imana rero njyewe n'umuhungu Habineza umwuzukuru wa Kanyandege Kanyirimbega Kamuhirima Kangwabije abikira igisa cy'amacumu cya Rukangantambara ntabwo abahizi kwirahira induru mugasiga yose nitwa Rukangantambara ko yifuza umugeni mu rugo rwa data urinde wande yande ukaba nde Mane gatatu bakanda bati tera ntabwo wigira inyuma hangamba ntanga amategeko nk'aya yandi igira inyuma tera ntabwo no gukomera mu mashyi nawe uri umusore ukwiye umukobwa ariko ntabwo ugiye rubiza kuri uyu munsi cyane cyane nukuri rero nawe urabona kuri uyu munsi ariko buri wese agira umunsi we ntabwo nzi niyo mpamya Emmanuel ngo ninde ariko kuri uyu munsi uranyemerera uze kumbwira gira so umuntu utazi gushima se umuntu ntabwo mushiki wanjye bagukomere mu mashyi maze nawe wigira inyuma unyemerere nta mutima mubi nawe ngo tuwukugere cyane nukuri rero uyu mugabo we namubonye ndamushima mu cyubahiro umugomba baza bagukomere mu mashyi cyane uyu mugabo yangiriye neza mu ukuri turi ku Gisenyi warabyumvise umukunda ikivu Gihova warabyumvise maze rero ikivu ntabwo Gihova ahomba inzuki wigira inyuma bagukomere mu mashyi cyane nubwo wangiriye neza ntabwo bagukomera mu kitoza ariko kuri uyu munsi ni icyitonderwa twese turi bakuru rero nta muti urimo nabaye umwana nta mwagahurana ubwenge n'ubushishozi nsesengura n'indimi zose nagiye ku murenge kandi namwe mwagiye mwabonye igitifu kurabwira abantu ngo mumanike ikiganza cy'iburyo mu kimanike ibindi turabivugana mwabikoze mumanike ikiganza cy'iburyo izo nshyimbo zanyu muzishyire mu kiganza cy'iburyo maze rero abatatu nibo nabwiye abangabo kuko bambaye impuzankano imwe manika wa mugabo bagira ngo rero imbere y'imiryango migari uru ni urugamba n'izindi zose ingabo ku rugamba yamanitse amaboko bigenda gute ntabwo cyakikoranye nawe bigira inyuma bagakomere mu mashyi menshi cyane maze rero ababyeyi inshuti bavandimwe ababyeyi bari aha bahoze basangira ubuki ntabwo ndi muto wo guta umutsima niba mbonye nyemerera umufashe afite uturabyo kandi nkaba nzi yuko inzuki zihova zikaduhereza ubuki ababyeyi bakaba bahoze babusangira namwitegereje ndabimenye uyu ni pare natambuke arambura ikiganza maze mu mukomere mu mashyi ndetse n'impundu ngo uyu pare nari mbizi yuko agomba kugendana na pare rero yibikira uburyo nibumaze ubyinjira wumva icyiza cyo kuba pare wumva ukirusha abandi babimenye wuzana akarabye abandi baza bitwaje icyimbo gusa maze rero pare nyemerera utambuke ugende muri kiriya cyicaro kuri iriya mbuga itarindimura amabuye ahantu hari umuteguro mwiza cyane komeza urambagira utambagira ugenda n'ugerenda kubwira mwinjira ahangaha mwahereye ku nkingi ya kana iki ni igitabo cya Nyirantarengwa uwazaga afite ikibazo mu rugo rwa data wese yahagararaga ahangaha akabanza kuvunyisha nyemerera niwe muntu hambere ugiye gutambuka ukajya hariya pare komeza utambuke ujyeyo maze ugende kuri biriya byicaro byiza cyane kuri ziriya mvurambura ikiganza cy'iburyo wirinde kuvuga maze ngewe ndaza kukubwira banza ukandakane wumva ibyo byitara ariko ubanza usuzume wumva hakuye niwe mpamya Emmanuel ndaza kukubwira uwo ari we nubona icyitare kimukwima n'ikiganza cy'iburyo uvuga ati nagibonye kiraba cyabonetse mumukomere mu mashyi muhereza n'impundu narambura ikiganza cy'iburyo maze mumukomere mu mashyi muhereza ubundi hirya no hino umurihindukira ubwira cyane kuganira maze mugukomere mu mashyi umubyeyi nyemerere abanza aza kubyagire mu byano akuga mu byano abanza kuvunya ihoro mubyeyi mwiza rero nyemerera ubanza umuga mu byano maze usuzume nyine nk'ababyeyi ndabizi neza yuko uburi byose maze babanza bamufashe ikigo nibamara kuyimufasha ubanza umuhobero umugwe mu byano uvugeho byagire mu byano byari ugenda gusuzuma aho rero mubyeyi maze icyo nabishinzwe ngiye ntagikoze maze umubyeyi ahandi nahe
namara kubishima nyemerere amumpereze maze nanjye ngere. Arakoze cyane yamushimye mumuhereza amashyi muryango niba mpamya Emmanuel rero nyemerera wongere ushyikire ya nshyimba yawe numara kuyishyikira utambuke gitore niko bayishimiye yuko utambuka ukegera ahangaha maze rero ikintu nakubwira komeza utambuke wegere pare aho yari yateguye njye sinahirahira kuti muri ibyo byimbo maze niba mpamya Emmanuel nugera hindukira undebe ngira ikintu nkusaba bagukomere mu mashyi baguhereze n'impundu komerere mwese mufite ikimegere nayo mfite ariko mu rungano rwanjye ntabwo nabakamira mu kitozi tujye kureba hasi tubanze twiregeze rubyugira byose maze ndaza kugira ikindi kintu babwira nyuma abari aha ngaha bagiye kumfasha mu karirimbo Yesu mukiza umva ukonganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige maze rero nagira ngo maze mbabwire nti ntabwo batabisa nuko atari abagabo ahubwo barakishakisha umunsi wabo ntabwo wari wagera banyemeye ntabwo nabura inshingano mbahereza mu rugo rwa data batatu nibankurikira abandi basigare hatazarinda havamo na koperative n'abagizi ba nabi batatu bagenda hariya baturindira umutekano nibiza kugenda neza ndagaruka kubareba nimuze mubyeyi mwiza rero niba wadusabira umubyeyi niwe mpamya Emmanuel akabasha kwishima dore yanze no guhindura uti hari impamvu ibimutera wadusabira umubyeyi niwe bikunda mukareba uko mwabigenza ngewe n'umwana muto murakoze cyane murakoze cyane mwumvise ko dufite hano umusore w'umutaramyi kandi ubikwiye nawe mumuha amashyi nyakubahwa biseni nk'uko wabidusabye umusore wamubonye niwe mpamya Emmanuel ari hariya wamubonye ko aragenda ashinga nk'intore agahagarara gitwari ariko kumwenyura akamwenyura gake kubera ko nawe ategereje kuba yabona wa wundi bataramana agataha umutima utuje ubidufashije rero wafashe Emmanuel kugira ngo nawe ntabwo ari kuri asanzwe areba arareba yareba aho anyuze hose inkumi zigatangira kugenda igituza kigahungabana kubera ko hari uwo yabengutse ndagira ngo yigire hino mubishaka mubyeyi hanyuma uriya musore nawe maze atangire nawe yishime kandi urabibona ndi kubona atari kumwenyura ariko reka mubwire kuko umukobwa we nzamukosha muri Louise kuko nawe arahari ahari ari hano hirya nawe natambuke aze yigire hino kugira ngo nawe aze asuhuze nkererigwe Jara, jara, jara,
ntabwo navuga ngo umukobwa uduhaye sinzamukosha, ariko mbere ya byose reka nsabe abo turi kumwe mu muryango wa Laureni nyiri umwami baduha amashyi. Ayo mashyi n'impundu wumvise nizo kugushimira, gushimira umuryango wanyu kuko ijambo twavuganye mwarikomeyeho. Singewe rero wabasha kureba neza ngo umenye ko nzamukosha ari uyu, ndagira ngo nsabe Emmanuel ari buze kwigira hino maze anderere neza, ndebe yuko namwe muri buze kubyibwira. Nahinguka hariya mukabona ko atangiye kumwenyura, umutima utangiye gutera neza, muraba mubibona. Aze maze ayobore Emmanuel amugeze hano. Nawe abanza mubwira ati namurinde umutekano, nakoze ikintu gikomeye, niyo mpamvu nabonye hano hari urwandiko nawe yamuteguriye rwiza cyane. Arangije namubwira ati ni byiza cyane mwakoze. Hari umuntu muhura gakurutira abandi, akaguha umwanya, kagutega amatwi, yaguha urukundo, bikaguha umutuzo, nyamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo, byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura, wajya gusaza akagusubiza ibusore. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, ahandi muzambona muzanziza ubusa, ariko nanjye uwanjye nzamubonaho tuzapfa ubusa. Nawe yimwambike umukire mwiyemezo nziza cyane, yimukiremo umurongo ukomeye mu mashyi, umva ayimanuriraho buhoro buhoro, agenda impeta y'urukundo, ikaba ikimenyetso cy'urukundo, akayimwambikamo ati reka mwambike impeta y'urukundo. Wow! Maze rero ntabwo ariyo mpano yonyine afite, nibanyemerere babashyikirize n'iyindi mpano afizi ndabizi. Reka nkweze isaha, urabizi ni nziza cyane, ati ni wowe nakuze impano zose, ni wowe ugomba kuzigenera, maze imiryango migari cyo nkora ngo kubagira ngo mbabereke, nabereke bavuga ati reka ntibawongeshe mbereke rwose, mbere ko nakunze izi mpano nize. Atari ku ikintu gitangaje nuko zitaribashije duhuza imigambi gusa, duhuza uko imitima itera, uwanjye mu bawe tera nikirize. Ntiduhuza amabanga gusa nubwo dufitanye menshi, usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu. Umunsi umwe naricaye fata icyemezo YegoB.com. Wowe mama, wowe mama, wowe mama, wowe mama, umwamikazi, wowe mama, wowe mama, wasala, wowe mama, wowe mama. Ubundi kwisi kubera wowe, thank you mama. Ubundi ho kubera wowe, thank you mama. Thank you mama, thank you mama, thank you mama, thank you mama. Hari umunsi nateze kuzibagirwa, wa munsi uzanuka ngeza kwisuti, nawe baho. Inzara y'ubuto ntayo nigeze, ibere ryawe n'impano yanjye mama. Unyigisha gutambuka, unyigisha kwitamika, unyigisha uko ntuzigere umvamo, urankunda
burya amarira n'ijambo ry'umutima nubwo utavuga umutima uba wambwiye iyo hari amagambo mbwira nkumva nasara uti yaba isi yari yawe uba warayimpaye disi we urankunda maze nanjye bikandenga iyo urankunda maze koko bikambera iyo wageze mu mutima maze ngeramo urankunda bikandenga hari ibindi byohe biri hanze hano ukabyiringira akazakubaho komeza kandi ntazabura kumbuka kandi Jean Claude ntazabura kumbuka niwibeshya rero uzahomba komeza ningiri bugara aho ndi buhagarikire ndakugira ngo rekera ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho mu gihe cyose bakiri kumwe ashaka ubwoya bw'intama n'imigore wa mugore w'imico myiza ashaka ubwoya bw'intama kera abayisiraheli bo nimujya mu gitabo cyo kuva muzabona ukuntu bubatse ihema ry'ibonaniro bakoreshaga ubwoya bw'intama bakabuvanga ngo ngo bufite umukara w'akabayonga nimujya musoma ariko uzi ko mudasoma kandi murambwiye ngo muri abakristo iyo musoma aho hantu mubisangamo ubwo bwoya rero nibwo bwifashishwaga kuko biriya bihugu bikonja bagakora imyenda myiza imara imbeho abantu bakifubika bakajya mu mirimo kubera iki mbese abantu bo muri biriya bihugu mubona bakunda kwambara ibitambaro bakizirika no mu mutwe biriya bya kisira kubera iki ni ukubera umuyaga ukunda kuhaba n'ubukonje bukunda kuhaba bagatwikira umutwe wabo kugira ngo batagira gute badakonje byageze igihe biba umuco rero wabo tubona abantu bambaye kuriya nabo muri Afurika tukabigana ariko umuco ukomoka iwabo kuko bari bafite igihugu gikonje aho Bibiliya yandikiwe ngakomeza ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha amaboko ye wa mugore w'imico myiza anezezwa no gukorera rero mwa bakobwa ngo muragiye mugiye kurera amaboko hari uwo mperutse kumva ngo arimo guhamagara nyina ngo mama ngo wampaye ngo mbabarira ngo nyohereze amafaranga 20,000 ngo rwose mfite ikibazo undi ahita yamwohereza ataramenya ikibazo ageze akurikiranye asanga we n'umugabo we gaze yari imaze kubashirana gaze bashiranye umukobwa wo kunyanga bwira umugabo ngo ashaka uko abigenza ahita ahamagara kwa nyina ngo yemewe ubwo rero muraje mujye gutesha abanyoko ngo nibabohereza n'amafaranga kugira ngo umugaburira ariko umugabo mbwa atuma ajya gusabiriza kwa nyirabo nunanirwa kubaka urugo rwawe uzaba ubaye umugabo mbwa ubwo nyine muzibuke ko nabatutse abazakora ibinyuranyije no kuba umugabo nyamwuga ameze nk'inkuge z'abagenza ameze nk'inkuge z'abagenzi inkuge ubundi ni ubwato ameze nk'ubwato bw'abacuruzi ariko reka uyu munsi ameze nka za ritiko ziva Gisenyi zijyana ibintu i Kigali n'izindi ameze nka za rukururana ziva Dar es Salaam
yizanye mbese ni umunyembaraga ni umunyamirimo ni abagore nyuma mugende muryame muba abanebwe. Komeza. azana ibyo kurya bye abikuye kure. Sibyo navugaga bikuye za Tanzania n'ahandi hose yagiye gukora imirima ya hehe akayihinga n'iyehe akayihinga, ntatinye kujya guhinga Rubavu, ntatinye kujya mu Bugesera, ntatinye abyuka kare butaracya, nta nubwo aryamiye, abyuka butaranacya, akagaburira abo mu rugo. Izindi zaguhamagaraga zose direct murabikora guharwa tujyana. Ibyo nibyo bizafasha abantu kugira ngo mwubake wa muryango nyarwanda nahoze mbabwira. Iyo ni inshingano ikomeye cyane, ntabwo nyigarukaho, ariko ushobora kutararamo kubera ko wagiye guhahira urugo. Nayo ni inshingano ikomeye, gutanga ibitunga urugo. Niwabo yarya, ntabwo aje kwicwa n'inzara. Nibuze kubabwira ikintu gikomeye cyane. Iyo wanze gutanga ibitunga urugo, ibi mpamvu yatuma habaho ubutane bwemewe n'iki n'amategeko. Gutanga ibitunga urugo si ukumugurira ibyumba rebirayariye, no, ni ukumugurira byose: televiziyo, radiyo, ameza, igitanda cyiza, nziza, inkweto nziza, urabona ko kandi bigatangwa ku mpande zombi. Tukujana iyo rero ubiteshejweho, umwe mu bashingira bafite uburenganzira bwo kuza gusaba ko habaho gutanga ibitunga ku bana, umugore n'umugabo, gutanga ibitunga si kabiri, gatatu kurera abana mu buryo bwose bushoboka bwabo. Nari maze kuvuga ahubwo nyuma bwabo ibyo bintu iyo byubahirijwe akenshi mu rugo bigenda neza. Ariko hari n'inshingano njyewe nza nongeraho no gutangiza mu itegeko ikomeye, inshingano ikomeye ituma abantu bashobora kubana neza, bakabana neza. Ni inshingano bita kwihangana. Ntabwo ari imikino, ni sheri. Iteka ryose kirabivuye, sheri. Twifuza ko mwazarinda mungana no kutungana ukivuga sheri, ariko ibyo umuti wabyo ni ukugira gute? N'utihangana. Iri ni ijuru rito ku bantu bashobora kwihangana, ariko biba umutwaro munini cyane ku bananira kugira gute? Umukobwa n'ukuri mwiza ijana ugomba kumenya kuranjunditse amaso, ukamenya n'igihe babariza ibibazo. Hari abantu batazi igihe babariza ibibazo. Umugabo yiriwe ari gushaka, yiriwe abanyeshuri bakuzegereje kwigisha ABCD banze no kubifasha, yatanze interrogation banze no gusubiza, yahuye n'umugenzi udufaranga twashakashakasi guhaha ku isoko birakomeye, yaba kwihibuka mu rugo murabizi turagurana umusohoreje ate yabicara amurara wananiwe kuja kurera haha ni muri kasitoke mubikagamo, ube wabaze neza, ubwire umukozi nawe mufite cyangwa nawe ubwawe niba uhari, ubwire uti nyamara iki cyashize tubishakishe muri ubu buryo. Mu gitondo mbere y'uko abyuka agiye ku kazi niwe babivuga, tuzabivuge nimugoroba. Umuntu aba afite stress, dore miliyo bari kunsengera, bamwe bari kunsengera zaramukaye bibyuka birabaye bayoboka, batekereza kuzamuka wabera utari wabica nta n'amazi yo guheza. Buri amafaranga uje guhaha ko tuburaye, turaburaye ntiwamenye ko tuburaye. Kumenya umunsi n'isaha y'ukwezi ikibazo n'umugabo nuko ariko abagera mu rugo bari gukubita igiti kuko abana gupfa ntabwo ari byo. Muzehe, izo ngeso zibaho kuri bake, ntabwo ariho dushaka, ntabwo ariho bubaka umuryango nyarwanda.
ntabwo aribo babana batari kwa serera ukaba umuntu ananiwe gutanga mituweli bakamuzana barangasitora kurwarade wabona bakuru baforoma mubona wabona bari bose bicara babita bagiriti ni abanyabyaha barareba hasi kandi ubwo byeri yayimaze ururyoshe ruri kwande ariko mituweli pe abagabo nyine dushaka n'impapuro bakosora tukabajyana mu kiniki kinyamfupa uraba ibivuma mu maso wawe nuko wavutse umeze uyu mukobwa urabona asa neza nawe usa neza mu gitondo ngo ni inkovu no mu maso nawe uramo urarambabaza cyane kuko ni nk'umuhungu wanjye urase nakwiye kuba umwana wanjye mbonye umwana wanjye afite inkovu uwo bishimisha leta nayo ni umubyeyi irashaka ko ibintu bigenda neza abaturage bakamererwa neza bakambara bakagira isuku bakabana neza n'abandi bakaba heza bimeze neza bakagira isuku igitondo cy'isuku mwakibuka mwarasubije ni ukugira ngo tugire isuku abantu base neza isuku yacu tuyicuruze n'abanyamahanga bayibone imihanda isa neza hari akavidewo kamaze iminsi gasikira mwarakabona umuzungu ari kuvuga ati u Rwanda rwose kugenda n'ibirenge hano hose ukabona koko harakeye ariko abandi rwaba rwahiye ruryoshye ni urukorano n'urutari urukorano ubu mu gitondo inyota yisha abantu muri iki gitondo koko ntabwo ari byo dushaka turebe rero ibintu bishobora gutuma habaho ubutane ni ibintu bigera kuri 6 tunyuremo twikuta abo ni buze kubatinda ni bya bisa na bya bindi cya mbere buri wese abakize niyo mbashije abantu tutatwana n'ibisha batembera cyangwa bakacyanga n'ikihe ukinyuma rero ngo ni ukubyorosha ntabwo murekuza murabyorosha muraza muri filozofi y'u Rwanda ishaka y'abanyarwanda bayamuciye inyuma ariko bayivugishije ukuri yakoze ikigo yagize ate mu itegeko bavuga ko umwanditsi w'irangamuntu y'umurenge wa Nkotsi maze kumva amasezerano ya Habimana Jean Claude na Irankunda Godbert maze kumva amasezerano ya Mpamya Emmanuel na Nzamukosha Marie Louise bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu Habimana Jean Claude na Irankunda Godbert niwe Mpamya Emmanuel na Nzamukosha Marie Louise basezeranye nk'uko amategeko abiteganya. uburenganzira cyane rwose mwitonze kandi